muzakira muhera muvugana uvuye kwa mugabo aho rero uri hehe sha hajya wabwiye ifoto yarayifite sha ibyenda y'imbere nari mvuganye na muzehe arambwiye ngo uravuga amazina yawe yombi barebe n'ishoboye kugufashe kuri gahunda yo gutema igiti birangire none wowe miliyoni uzayitanga umaze no kugurisha ubutaka bwawe nta kibazo. Hari ibyo uyu mugore ashinja umugabo we, aramushinja kumugambanira, yego, no gushaka kumwica, yego, mu buryo butandukanye, ariko we abicishije ku bandi. umva ahereza abantu ikimenyetso. Reka tubanza twumve, yego, ibyo asabwa uyu mugabo kwanza kugira ngo kugira ngo diri kunde. Uyu mugabo yararenganye. Uko nukuri nta muntu numwe wamwumvise cyangwa wamubonye abaye ahuza n'ukuri kw'ibyo avuga, ahubwo yarenganurwa, yajya mu gice cy'abarenganurwa kuko yaba yarakorewe ihohoterwa. Nekereza ko yenda hari abantu bagiye bamuvugaho amagambo amwe namwe, bati uyu mugabo ntabwo yari buze kuza mu itangazamakuru, ntabwo ariho yagombaga guhita hitira, ariko nge siko mbibona. Abantu bakwiye gusobanukirwa umumaro w'itangazamakuru. Kuba yaraje mu itangazamakuru nta kosa ririmo, impamvu ebyiri. Yego, ashobora kuba yaraje mu itangazamakuru, ashobora kuba yaraje mu itangazamakuru kubwihungabana. Iyo ni impamvu ni ku giti cyanjye. Yego, ntabwo ndimo muvugira nk'uwantumye. Icya kabiri, ashobora kuba yaraje mu itangazamakuru nanone nk'ubanje kugaragara kugira ngo abanze yivugeho ibyo ashaka kwivugaho, agire n'ibindi avuga kugira ngo nihagira n'unduza bizamugore kubyikuramo. inosa turaza kuganira, mbivuze mu buryo bubiri. Yego. Hanyuma nanone kandi mu buryo butatu, ashobora kuba yaraje aje kwishinganisha. Ese turebye iki kibazo nubwo wenda tutarakijyamo neza dipo, ubona mu itangazamakuru hashobora guturuka igisubizo cy'ikibazo cye cy'uyu muryango? Mu itangazamakuru nta gisubizo mpabona, kuko itangazamakuru turabanza turebe umumaro rifite. Yego, itangazamakuru rishinzwe gutangaza amakuru, rishinzwe gukorera ubuvugizi, ariko ntibitanga imyanzuro ku bibazo biriho byasohotse. Nibyo cyakora bishobora gupropose imyanzuro cyangwa gutunga urutoki rwa hafi imyanzuro. Yego. N'uyu munsi impamvu twicaye ku iki kibazo nk'abanyamakuru, si uko wenda biri mu nshingano zacu cyane iby'imiryango, hari minisiteri bishinzwe na RIB n'izindi nzego, ubwo nuko twagize nimba ari mari chance, nimba ari bonne chance, tukabona umuntu we aje atugana, aje mu itangazamakuru kuvuga ku kibazo cye. Akimara kuvuga ku kibazo cye, twari turi oblige yo gutangira kwanaliza no gutunga urutoki hava solution, ariko atari twe dutanga solution. Yego, niko n'uyu munsi bimeze, niko bimeze mu itangazamakuru, radio, televiziyo zitandukanye, zaba za YouTube. Nge nkorera ku mukozi wa YouTube ku kinyamakuru bita Evangélisez le Monde TV. Evangélisez le Monde niho nkunda gukorera ibiganiro byanjye byo gusesengura bino bintu twabivuzeho igihe kinini dutanga, kandi itangazamakuru ndarishima ko risigaye rikora neza, rigatanga proposal, rikanatungira leta urutoki rwo ahantu haryamye ibibazo. Kuko hari ikintu navuze, hari ukuntu uzuvuga igikomere cyawe ugambiriye gukira cyangwa komorwa, ariko mu kuvuga igikomere cyawe kukivuga gusa bigataha wenda womowe, ariko ugasiga ukomerekeje benshi kurushaho. Niko ibibazo by'imiryango bikunda kugenda. Intsinzi y'uyu mugabo mu itangazamakuru naho yaboneka, ifite igice cyabizateza ibyago no kongera guhungabana biturutse ku gukira kwe, niba ariko expecting. Niyo mpamvu kuri nge iyo aza kungisha inama, sinari kumwemerera kwegera abanyamakuru ku iki kibazo.
hari icyo mbona wowe wavuze ihungabana ko yaba impamvu itumaza kudushaka cyangwa se gushaka nibyo nitekererezaga ariko yego kandi nibyo nyine ntabwo mvuze ko ariko buriya kubw'inyungu za benshi benda kuba affecté uwahungabanye se atekerereza inyungu za benshi cyangwa atekereza icyamukiza muri uwo mwanya mu gihe turi muri leta turi muri rusange dukwiye kuba tutareba particularity ahubwo tureba general icyakora tugarutse mu nyungu za rusange mu nyungu za rusange z'abanyarwanda icyo cyo kirumvikana gutanga mituweli kwa papa na mama ku bana babo 10 badafite ubushobozi bifitiye inyungu abo bana bose yego kandi ikintu gikozwe na papa na mama gusa baranashyirwaho pressure yo kuyitanga ku bwacu yego nibyo kubwo abana benda guprofitira mu icyo kintu nibyo rimwe na rimwe rero muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi tujya dushiduka twashatse ibisubizo mu buryo butari bwo bigashiduka duteje ibibazo benshi kurusha twe cyangwa kurusha wowe wenyine yego hari ikintu mbona dukwiye gutekerezaho kuri iyi situation kuri iki kibazo wumvise icyo kiganiro umugabo yagiranye n'itangazamakuru Innocent Karame buriya iyo abantu bari kuburana ari babiri umwe muri bo abayigiza nkana sibyo njye menye uriya mu mama nk'uko wabivuze Ikirezi Esther namumenye nk'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo niko n'abantu benshi bamuzi yego ariko muri uru rugendo rw'ivugabutumwa habamo ikintu bita inkomyi y'ubutumwa bwiza aricyo kintu yashidutse cyamubayeho bimuturutseho cyangwa biturutse ku wundi muntu amaso yacu atari kureba aka kanya kuko niyo mpamvu dukomeje gukora ibiganiro bitandukanye bivuga ku iki kintu kandi ukuri kuraza kuboneka yego ese wigeze wumva ku buhamya bwa Kirezi testimony ya ntabwo ari bwose ariko hari ubwo ngiye numva cyane nk'ibyo yagiye acamo ntabwo ari bwose kuko wenda uwo mwanya wose nawubonye urakoze cyane muri bike numvise mbabura mu buzima tubamo bwa buri munsi hari igice cy'abantu bafite ama complexe nk'atatu complexe de supériorité complexe d'infériorité na complexe de trauma umuntu wahungabanye ndavuga ku mwana w'urubyiruko w'umukobwa cyangwa w'umusore mu buhamya bwa Kirezi Kirezi ni imfubyi ya jenoside yakorewe abatutsi mu byo yatangaje ku mateleviziyo atandukanye yego ni umuntu utarabonye urukundo yego tararezwe n'ababyeyi tubivimuze bino bintu nubwo dufite iminota mike kandi hari abandi bagomba kuvuga icyo kibazo rero reka njye kumbarutse reka njye kuri kabosi natwongere iminota ubwo uratakamba kuko kino kibazo kirakomeye kandi dukwiye kuba kiganira kuko itangazamakuru ntirishobora gutanga umwanzuro ariko rishobora gutunga urutoki ahava cyane ko ababifite mu nshingano nabo tekereza ko batatwumva voilà niyo chance dufite ubwo ikibazo cyamaze ko barekone rero muri societe kikaba kiri reported somewhere ko bafitiye ubushobozi dushobora kubafasha kumva ikibazo no kugira ngo bakore ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha neza niwo maro w'itangazamakuru nari nkubwiye ngo aho complexe eshatu ziba mu bantu zijya zigira ingaruka ku buzima bwabo bwose maka bapfuye iyo batabashe kwiyambura ibyo bintu yego complexe de supériorité complexe d'infériorité iyo bayeho mu buzima wumva ko hari umuntu runaka uruta umutima wawe ugahora ukuganiriza ibyo bintu wigira ikigenge nibyo ugakomera naho wari ukwiye koroha complexe d'infériorité iyo bayeho mu buzima wibona kuri cheap usuzuguritse uri hasi y'abandi uraho mu buzima ubona n'imbwa ikuruta yego bityo bigatuma upfa wiyitimbwa kandi atari kwisi kubona yego kubera inferior wireberamo ikindi gikomeye nge uyu munsi ntangiye kubura ibitekerezo byanjye ngasanga na ruriya rugo rurimo ibibazo bishobora kuba bituruka kuri complexe de trauma nabyo birimo
iyo wabayeho mu buzima bwo gukomereka warahungabanye nk'ubuzima nk'ubwa Kirezi reka bari bwo dufatira urugero ni nawe turi kuganiraho imfubyi ya jenoside utarahawe urukundo na papa na mama qu'est-ce que ça veut dire biravuga ngo iyo yarategereje urukundo ku wundi muntu nibyo uzamubera papa très bien uzamubera musaza we yego uzamubera mama we yego donc uzamubera aho abandi batari sawa ubu tugiye kuganira neza niba yarabuze izo chance izo uvuze kubaka urugo kwa Kirezi nibyo bikomeye kuruta gusenyuka nibyo kuko afite byinshi byatuma ruvamo vuba afite icyo bita empty side donc ari vide ni ukuvuga ngo Kirezi niba ataragize ayo mahirwe y'urukundo rwa papa na mama akakubita igikomere cyo kubura bibenshi atarababonye bashwana ngo bihanganirane turi kuri complexe de trauma wumva ukuntu iremereye ishobora kugukurikirana mpaka imvi zibaye uruyenzi igihe utagize izindi mbaraga cyangwa ikindi kintu kiza gukura muri iyo vide. Iyo uri umwana w'umukobwa kuriya cyangwa w'umuhungu warahuye n'ibibazo by'ihungabana ukangirika mu muntu wawe w'imbere ari ukomeye roho yawe, ikintu ubusigaje cyonyine gishobora kugutabara no kugira amahitamo meza y'urushako. Je pense we warashatse ubyumva ko ndusha cyane, ngende kubivuga nk'umusesenguzi. Yego, nawe witegura gushaka, nawe witegura gushaka kandi unareba byinshi mu mboni y'ijisho ryanjye. Rero kuki tutatekereza ko uru rugo ruri no gusenywa na complexe de traumatisme? Nabyo birashoboka. Niba Kirezi urukundo yagiye ashaka atararubonye, akaba atarabonye urwa papa, akaba atarabonye urwa mama, ntabone n'urw'umuryango mwakiriye, avuze ikintu gikomeye. Niyo mpamvu njya numva babivuga mwe bakuru ko umuntu ngarongora ngo niba ari umukobwa agira iwabo habiri, agira havuka akagira naho ashatse. Yego, ngo umuntu arongora umuryango. Qu'est-ce que ça veut dire? Imbuto za papa. Iyo ndi umwana w'umusore ndi kureba daddy, ndi kureba papa, mba ndi kureba reference yuko ngomba kubaka. Niba papa afite CV yuko arara kubita mama, biragoye ko nzagira umugore udakubitwa. Ndi umuhungu ndi kureba imico ya papa, gusa ni umukobwa ari kureba imico ya mama we. Tugaruke gato, bishobora kuba amaraso, ibyo bintu bikagukurikirana no mu rugo. Tugaruke gato, uyu muntu witwaye Esther, yego, ngaruke kuri ku mugabo we Azariye. Yego, uyu muntu nanone ntabwo twavuga ko ibyo bikomere ari byo byatuma tubaka, ahubwo nabyo bishobora kunaniza uwo bari kumwe. Nyine bishobora, dore ukuntu bishobora kumunaniza. Yego, iyo ufite igisebe ukagira ukuntu ugipfuka ntikigaragarire abantu, ntikigaragarire iki abantu. Urumva turacyari kuri complexe de trauma cyangwa y'igikomere. Iyo ufite igisebe ntikigaragarira abantu, usigaje iminota, kibazo cyawe mama saha menshi uzangarure kuko kino kintu kiraremereye cyane. Banza wumva kagaki cyangwa tubanze ku byo turi kumva hano. Oya, ibyo twumva byavuye mu byavuzwe n'ubundi. Uri kumva? Iyo ufite igisebe, yego, ukagipfukaho ikindi kintu ariko kikirimo, iyo umuntu aje akagufata ukuboko agira ngo ari kuguha keya, ariko ari kugukomeretsa kano kantu sinzi nimbuza kukumva. Kandi umuntu afasha atareba, afasha atazi ko hari ikibazo. Yego, ni nako ashobora kugera mu rugo afite igisebe yahishe. Umugabo yajya mu hakeya ntayibone nka keya, bikagaragara nka ari kumukomeretsa, nkari akira uvuza kandi mujye bwitonda. Complexe de trauma iri hejuru. Noneho umugabo agakomeza bari gutanga keya, kumba ari gutoneka ahari igisebe, bikarangira umuntu aviriranye. Très bien. Iki ni ikintu mvuze ariko kiri vaste, nshobora kukivuga amasaha 10, ariko ni ikintu kiremereye cyane. Ndabyumvise. Ibibazo by'uru rugo biri ku rwego mwe mudashobora gutekereza. Hari ikintu rero numva nanjye ndimo ntekereza. Yego,
nanjye ko ndi umugabo kandi ibintu Azariya avuga byambaho. Yego. Ngaho igira Azariya muri iki kiganiro. Ntabwo njyewe Azariya ndi kuvuga ko ibyo yavuze bitabaho. Gusa nanone sinemeza ko ari uko kuri kuko ntabwo nari kumwe nawe. Ntabwo twaje guca imanza hano. Yego. Ariko se ndamutse mfashe uyu mugore wanjye twashakanye mukunze arimo asambanira kuri video call. Ikintu cya mbere natekereza ni iki? Bivuga nk'ubatse. Icya mbere natekereza ko atankundaga. Yego. Icya kabiri urukundo rurihangana. Yego. Runababarira byose. Yego. Natekereza ko afite abamushutse mu gihe runaka ntazi yaba iminsi cyangwa yaba amasaha bitumye akora icyo kintu. Yibagiwe isezerano ntiyanyuzwe. Yego. N'urushako. Yego. Harimo na complexe. Yego. D'inferiorité cyangwa de superiorité. Icyo akora cyo nahita nishinja nanjye mu mutima nkavuga ngo ariko kubera icyo abikoze ese yaranshatse arambura. Urakoze uvuze ikintu gikomeye ati nanjye nahita nigarukaho. Yego. Kureba ko nari cause media. Yego. Ikibazo cyabayeho. Yego. Très bien. Kintu gitumye asambanira kuri video call ndi umugabo ambona nanjye mubona ibintu bitari n'abantu begeranye. Yego. Icyo ari bubonemo kiruta icyo namuha turi kumwe. Nshobora kuba narakimwimye. Yego. Nkongera nkigarukaho. Ariko nanone ibi bintu biri kubera iwanjye mu cyumba. Yego. Aho bikema atari kureba. Aho bikema atari kureba. Aho umwana twabyaranye Petit Bahizi atari. Yego. Ntashaka na ko anabimenya. Ntushaka ko agira ute? Anabimenya. Amenya weakness zanyu cyangwa ibibazo mufitanye. Ariko se kwa amazi yarenze igaruriro. Mfashe uyu mudamu nkumva kwihangana biranze. Nshobora kuyoboka idini. Rikamfasha pasiteri. Ni naryo ryabashingiye. Yego. Cyane ko ari ababyeyi bo mu mwuka. Bakaba n'ababyeyi bo mu mubiri. Burya umubyeyi ntago ari ukubyara gusa. Uguha inama wese yakubera umubyeyi. Kandi nziza. Cyane kuri kese z'abantu batabonye ababyeyi bo mu mubiri. Yego. Uwari wese ashobora kubabyara. Mva rero iminota iradushiranye. Ariko boss rwose abayatwumva yatwongeraho iminota mike cyane tukavuga kuri bino bintu ko dufite abantu benshi bavuze kuri bino kandi baturanye nabo. Ubwo abo babita batanga buhamya. N'abatanga buhamya bazi imvo n'imvano y'uru rugo. Noneho rero ndi Azariya. Yego. Nabonye ikibazo mu muryango iwanjye byananiye kubisiporuta. Kandi ngezaho numva ko byarengeranye. Kuko ngezaho nganiriza umuntu biba byandenza kubibika ngenyine. Yego. Kandi bigize rimwe kabiri gatatu umuntu adahinduka mbabona ko ingesi zapfa na nyirayo yagize gute yapfuye. Hanyuma rero siwe wenyine sinawe kampara. Singomeza kumwihambiraho hatatanturukiriza umutima. Aho ngaho niwo nza guhita nkubaza. Urugo rugira amahirwe ya kabiri cyane. Amahirwe ya kabiri abaho. Kuko Bahizi niba Mukamusoni andakaje akambabaza nshobora kubona nyina mashangari kandi akambera mwiza. Hari n'icyo Bibiliya bivugaho ngira ngo ikintu gishobora gusohora umugore mu rugo cyangwa umugabo ngira ngo Paulo yabivuze mu Korinto no mufata samana wemere kumusenda. Yego. Gusenda biremewe. Sibyo turi mu mwuka tugane turi mu mwuka no mu mubiri byose icyari no by'abantu batwumva. Ikindi mushaka gutandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Tunagaruka. Hari umupasiteri kuri televiziyo yavuze ndumva ari umupasiteri ngo Yesu ngaramutse ngo agarutse ku isi mu byingo ngo yashyiraho n'ibindi bintu byabatandukanya ngo byariyongereye ngo ntibibe urupfu gusa no kugaruka cyane. None tugaruke bekemu. Ndero uyu muntu akomeje kunkora mu bwonko. Yego. Agakomeza gutokoza ibitekerezo byanjye nkabona nta terambere ry'umuryango nkibona aho kugira ngo ntekereze iterambere ngatekerezo dushakanye ngiye guhangana nawe cyangwa ngiye gufata umwanya murera nkaho ndera umwana ari we wakagombye kumfasha
kurera abo twabyaye njyewe nabanza nkigisha inama ese uyu mugore ndacyamukeneye nakumva nta kintu nkimukeneyeho yego kuko aho kunyubaka ari mansenye nkavuga ngo reka mve mu buzima bwe ku mahoro kandi hari ababidufasha nawe ave mu buzima bwanjye aho habatangiye gutekerezwa kuri divorce yego ndiko kumva divorce ariko nanone nshobora kugana abantu benshi batandukanye nkabagisha inama hari abankomeza ariko nanone kunkomeza bitarimo guhinduka nago byamvura igikomere mfite ntibishoboka rero nawe yoboka amategeko yes n'inzego bireba yes hari abantu bareberera umuryango buri munsi ko bwije nuko bukeye bakora ibintu ku bwa benshi apana ku bwanyu mwenye yego kuko iki kibazo kirenda nabikubwiye kirenda kugira ingaruka ku bantu benshi barimo n'urubyaro rw'aba bantu uretse n'urubyaro n'umuryango nyarwanda niyo mpamvu tubigarutse niyo mpamvu turi hano nk'itangaza amakuru ntabwo urumva ikiganiro cya gospel ntajya mbwiriza n'iki ariko se niba wabwirije abantu bakihana abantu bakumva ijambo ry'Imana bahagaze hano none bamushinja ko asambana cyangwa yasambanye ubirebe byaba bimariye iki nanjye kongera kuri ibyo ngibyo yavuze n'ibya mbere tutaramenya ko kandi ubarizwa muri iyo ministeri ya gospel niyo mpamvu rero ese umuntu araza kwibaza iki kibazo hari aho ADP yatanga solution magnifique aze kutubariza niba hari iminota batwongera hari aho ADP kwibeshya ko yari kandi ntayihari hari aho ADP ubona yatanga solution muri iki kibazo itorero ADP ntiyatanga solution icyakora cyo yatanga urwego byari bigezeho mu makimbirane impamvu yabyo mbivuga ni iyi nuko ADP mu kuba tumenyereye nk'abantu bagoragoza yego bagoragoza babifite no mu nshingano ariko k'umugore agahambirwa ku mugabo mu gihe amakimbirane yaba kigwaho cyangwa se basamwuka wera kuba yahindura imitima dore ko n'ingingo ya divorce batayemera yego ubwo turi mu idini hanyuma rero nagerageje kuvugana n'abayobozi babashumbye yego bamwe bambwira ko bazamvugisha birenze uyu munsi yego kubera ibintu byinshi barimo bategura birimo closing y'umwaka hari n'abasengewe uyu munsi hanyuma ibyo ariko ntabwo byambujije gukomeza birumvikana kuko nagize ishyaka ry'abantu buratangazwa na Kirezi kugeza uyu munsi nuko ry'igaburo ryera ntabwo ayo ndafite aracyari urugingo rw'itorero ntabwo nta cyaha afite kuri nta cyaha afite mu itorero yego kuko ADP yakumenye ko wasambanye baragutenga trade nicyo narigiye kuvuga uri murabyumva yego kugeza ubu n'umwere imbere y'itorero asengera y'itorero ariko nanone tubonye umugabo uje kuvuga noneho mu itangazamakuru ko atari umwere bishatse kuvuga iki mu yandi magambo ahari itorero rishobora kuba ryarirengagije uyu mugabo bakabogamira kuri Esther kandi atari ko kuri noneho umugabo bikamurenga akavuga ati abona ari mfite nakiyambaza ni itorero kugira ngo babanze bantengere uyu mugore ese yagezeyo kumutengesha nindi close uhita nabwo uza kwibaza yego nyine hanyuma byaba atari uko bigenze akaza gushakira ukundi kuri mu itangazamakuru aho bashobora kumukorera ubuvugizi umva rero ageze mu itangazamakuru ibintu yashinje umugore we twabivuzeho dutangira katwongere tubigarukeho ariko ndaza kugaruka ku gikomeye yavuze ko yafashe umugore we asambana kuri video call si rimwe si kabiri mu mvugo ye mu bitangazamakuru bitandukanye aravuga ngo kandi yamufatanye n'abandi bagabo benshi batandukanye asambana ubwo bivuye kuri telefone none bigiye umubiri ku mubiri yego aravuga ngo ikindi napfushije umwana ndetse ndanatekereza ko umugore wanjye ari yihishe inyuma y'urupfu rw'umwana wacu hanyuma akamushinja icyanyuma ari nacyo gikomeye ngira ngo tugarukeho cyuko umugore we yatumye ashimutwa amushinja gushimutwa kwe mu makuru rero
nagerageje gukusanya nuko mbona iminota nayo iri mugenda itujyana binyuremo amakuru atandukanye nabajije mu nzego zitandukanye bireba yambwi amakuru ampako uyu mugabo ategeze ajya gutanga ikirego umuntu washimuswe icyakora cyo umuryango we wagiye kuri ribu ya Kimihurura ndetse n'iya Norvège basaba ko babafasha gushaka umuntu wabo ariko nanone twibaze ngo yabuze ryari yabuze ngo guhera namakuru mpabwa ngo guhera nyuma y'itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka namakuru avuga ko uyu mugabo yabuze nyuma yo kubika cyangwa se yo gutangaza ko umugore we bashakanye ari Esther Ikirezi turimo tuvuga yakoze impanuka agapfa umugabo yabitse umugore ko umugore yapfuye ahubwo aho ngaho hari nabo yahamagaye ubwiyo close yuka ko ibyayibanjirije bikomeye yego none tukibaza ngo ni gute umuntu ageraho abika umuntu muzima utapfuye bihita byumvikana ko aho hantu hasanzwe ari ikibazo kiremereye ashobora kuba yari yiteguye none se ko wagira ngo bari mu marushanwa yo kwicana ngo ubanze undi abari we uretse gato uyu muntu utinyuka kubika umuntu akanabihamya abaye ari byo atazi neza adahagaze ku ntumbi atawe n'amafoto yego ashobora kuba yari yizeye neza ko uwo munsi atari burare mu byumvira byanjye cyangwa se hari abantu bamuhaye amakuru bati ibyo ratubwiye gukora turabikoze none utangira utangariza abantu iki urupfu rusako uvuze ikintu kiremereye donc kumubika bingana no guhabwa raporo mbi kuri misiyo yari igenderewe cya gisubizo cyabaye iki reka gatoya tubanze dutekerezaho kabiri sibyo hari abantu twifashishije muri iki kiganiro cyakora cyo uyu mudamu twagerageje kumwegera urumva nihungabana n'icyahari birashoboka kuba kirifite cyangwa ntaryo afite ariko ku mpamvu ze bwite yiyimye itangazamakuru hanyuma nanjye ndavuga ini nk'umuntu wagerageje kubyinjiramo kandi nkaba mbuze inkuru kuri uyu mudamu ese mu ruhande rwe nibura hari icyaba kigaragaza ko ibyo Azariya umugabo we amushinja bitaba ari nibura uko expressinze cyangwa uko yigaragaje mu itangazamakuru yagaragaje nk'umuntu umwere wabangamiwe bikomeye n'umugore we bashakanye ari Esther none Esther we arabivugaho iki kugeza uyu munsi hari amateori menshi ku mpande zombi bafite amateori menshi ariko ntibafite les signes donc ntibafite ibintu bifatika bigenda kudefanda ibyo bavuga cyakora nagize umugisha wo kuganira na Kirezi ejo bundi twanamuzanye mu itangazamakuru yaraje nubwo yatanze ibibazo bisa n'ibitumvikana muri publique ariko hari byinshi yaganiriye mu ibanga ry'umunyamakuru mu gikari hatariho mikrofoni yitangazamakuru dushobora kwibaza impamvu ariko kira kiganiro nanjye nakirebye yego niye mpamvu ashobora kuba taratangaje ibintu runaka mu itangazamakuru ngo ahita asubiza abantu kandi azi neza ko barimo bamushinja yavuze ko nta mbaraga afite zo kubivuga icyo ni icya mbere kabiri yavuze ko yubaha urugo rwe kurusha ibintu byose adashaka guhangana no gusubizanya n'umugabo uri kumva aravuga ati ngewe nahamagaye nk'umuntu ugomba kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu mbazi ijambo ry'Imana yego niko yatubwiye kuri mikrofone aravuga ngo
n'amakuru naho nayagira sinenda gushyira hanze urugo rwanjye n'ubwo umugabo yanciye inyuma we akabikora ariko njye ndacyakunze umuryango wanjye ku buryo ntawe utaranga kuri mikrofone nzabijyana mu nzego zibifite mu nshingano kurusha itangaza makuru arangije aratutira hanyuma rero Ikirezi aritahira. Reka mbere yuko dusoza ikiganiro mbanze ntanga amakuru nakiriye yavuze ko aya makuru ngiye gutangaza yego yavuze ko ari kimwe mu bimenyetso abitse kuko yambwiye ko adashaka ubutabera mu itangazamakuru icyakora cy'abamuha ubutabera bashobora kubyumvira mu itangazamakuru yego ako kantu kumve yego hanyuma aravuga ngo n'ubundi arabizi neza ko butabera yego kandi hari ukuri kuzatsinda ariko yemera gutanga kimwe mu bimenyetso yego simusiga atunze kugira ngo yerekane n'uruhande umugabo aherereyemo ariko arweretse abanyarwanda n'abandi bakurikiye zino nkuru zabo kugira ngo ahari batumva uruhande rumwe cyangwa inkuru y'igihuha ngo ikomeze kuba spreading cyangwa ikomeze kugera hari uburyo umuntu aza mu itangazamakuru akadukonvenka kuko ari aloka azi gusobanura ibintu neza none bigatuma afata igice cy'amarangamutima y'abantu kuko turemye mu buryo bugira amarangamutima tugaba twatekereza ko uwo muntu kubera ko esprit de convaincre afite ari ufite ukuri yego mu gihe tutumvise impamvu rero twagarutse kuri iki kintu cyo gushimutwa k'uyu mugabo se inosa mu iki kiganiro uzanye ikimenyetso se nzanye ikimenyetso ariko nahawe yego na nyir'ubwite ni byiza cyane ubwo giturutse kuri nyir'ubwite niba hari ibintu umugabo yatangaje hakwiye kumenyekana n'ibyo umugore atangaza yego hanyuma batwumva rero ndetse babifite mu nshingano ahari bashobora kwifashisha na bino bakareba niba ko ari icyo bakora ni wo mumaro w'itangazamakuru hanyuma hari ibyo uyu mugore ashinja umugabo we aramushinja kumugambanira yego no gushaka kumwica yego mu buryo butandukanye ariko we abicishije ku bandi ntaba ari ubikora ariko akabicisha ku bandi yego hanyuma aba bantu rero yabicishijeho nabo hari ikiguzi bamusabye birumvikana kandi nanone mbega ni diru hari umuntu nanone uri hagati y'abagomba kumukorera igikorwa ndetse n'abagomba kugira gute kukimukorera yego urumva harimo intermediaire yego harimo umuhuza rero niwe utanga amakuru atariho ivumbi yego komisiyoneri ntago byanashoboka byashoboka ku rundi ruhande cyangwa akaba marayika ni komisiyoneri wakijijwe cyangwa akaba marayika w'umuntu yego agiye kumurengera yego kugira ngo adapfa umva ahereza abantu ikimenyetso dusoza reka tubanze twumve yego ibyo asabwa uyu mugabo kwanza kugira ngo kugira bamukorere ngo diri kunde Azanye amajwi n'ibindi uvuye kwa mugabo aho rero uri hehe sha ajya wabwiye ifoto yarayifite sha ibyenda y'imbere ndashaka kumushika nonaha areba kwinjira mu kureba ibitekerezo bye kwitariye ku ruhande rw'abakuru turi gukora bashoboye kubona ko kurajya ugashaka ndashaka rero umutezi iserere mwana wa noneho kugira
sosiyete yari kujya isarari kumufata kwikubita mufata kwikubita yego yego siko bishaka nawe shaka rero kwambara kumara kumutsa amatwara wakwe gusayitwa desho sayita nikosa hariya wabwira ngo sayitwa desho aho nimero zitari gucamo bikemo icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikintu wumvisemo ni iki? No mupfumu uri kudiringa n'umukiriya. Yego yamuwaje amazina ya se, yashubije ko yari ayahe? Niba wayumvise sinahateze amatwi cyane. Yavuze ngo arya so yitwa Ndesha, aravuga ngo yitwa Rekeraho, sinzi niba ariko yitwa. Yego isi. Yego aramubwira ati ntago uzantengo, ati ntago nagutengwa mubyeyi. Yego aravuga ati ndashaka ko tumushika tukamuteza isereri akazi kubita hasi imodoka ikamugonga. Donc yamupropoje ubwoko bw'urupfu ashaka kwapfa. Yego hari ukugongwa n'imodoka. hari n'ibyo yamutumye. Yamutumye ifoto, amutumye ikariso ye, umwambaro w'imbere bya Kirezi. Yego amutuma n'amagi, niko nabyumvise. Yego
yenda abantu batabyumvise neza bashobora kuza gukurikira kuri Go 24 TV yego bakumva ayo majwi neza bagasesengura yego. hanyuma reka twumve rero nyuma yo wa muntu wabahuzaga ko yavuga ati akira muzehe muvugane none hazaniye amakuru nde Esther uyu turi gufata nka komisioneri cyangwa nka marayika yego wajyanye na wa mugabo we washaka kumwicisha akagaruka akamubera marayika w'igihe bagomba kumwicira n'igihe n'icyo bashaka kumwicisha. Urumva ku rundi ruhande yishe umugambi w'uyu mugabo. Come on, reka twumvire. None umva ikintu nshaka kubwira rero. Niteguye kugufasha uko amaboko yanjye yose angana. Nkagufasha n'umutima wanjye ntagombeye inyungu. Ahubwo ngira ngo ndengere ubuzima bwawe. Wenda mu gutanga ubuhamya kwawe uzavuga ngo nigire uko ibigenza. Ibyo? Yego. Yanyuza no mu biti n'amabuye bikakuburira cyangwa bikavuga. Cyane. Isi yose izavuga ati Esther zanyuma na nyuma ageze ku cyo yifuza. Nawe niko byumva. Niko mbyumva. Ahari uyu munsi nushaka utere haleluya nk'icumu uvuga ati ndataba uko byagenda kose. Nibishoboka tuzavugana kuri telefoni cyangwa tuzahure cyangwa se duhe kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko urumva yo guca umugani birasaba kumva n'amaso yawe. Ifi ivuye mu mazi ntabwo guhumeka kwayo kubaho irapfa ubwo bisigaye ni kwikaraye. Urashaka kubyumva kugira ngo noneho wizere ibyo nkubwira. Ndabyumva ndikumvishe nona nyumvishe. Okay, uri steady? Ndi steady. Okay, ngiye gukora icyo bitaguza imirongo ni wumva mvuganye n'umuntu ucecetse. Ndagutaba yewe ndahita nguhuza n'umuntu wamaye nimero zawe. Ari Gisaka ni Kibungo. Bamwita Gisaka. Yarambwiye ngo nta maraso y'inzira karengane yakora. Imana ishimwe. Urumva? Yego. Yaravuze ngo ni ikimenyimenyi. Inkuba yagombaga gukubita izahindira mu rugo iwawe. N'imodoka yagombaga kuzakugonga izakora impanuka uyihagaze iruhande. N'amafaranga yashyizweho yose uraje uyumva. Yego. Ariko hari icyo bigusaba. Uteze amatwi? Ndabyumva. Ihangane noneho mbanze mwumvishe ibi ngibi. Yego. Nari mvuganye na muzehe. Arambwiye ngo uravuga amazina yawe yombi. Barebe n'icyo bari bugufashe. Kuri gahunda yo gutema igiti birangire noneho wowe miliyoni uzayitanga umaze no kugurisha ubutaka bwawe nta kibazo. Ariko nuramuka ubahemukiye ubwo ibindi bizaza nyuma. Njyewe nta mpamvu yo guhemuka. Ntabwo guhemuka birimo. Njyewe icyo ni ukumfasha mumfashe ibindi uzahita ubibona. Urabona njyewe mfite urabona mfite gahunda yo guhemuka. Okay, miliyoni nongera kuzayitanga nyine banze umbwire ubona hari gahunda yo guhemuka mfite. Njyewe uko nakumvise nuko nakubonye nabonye nta gahunda yo guhemuka. Niyo mpamvu mengende nabwo ati mureke ateme igiti niba byifuza. Sibyo? Yego. Miliyoni azayibahe nta kibazo. Hello? Yego ndakumva.
njyewe nta kibazo, njyewe icyo nshaka nuko mbona gahunda yakozwe n'umuntu agatangira procedure yo kwishyura. None ku kibazo cyo gutema igiti bamitishijemo ibintu bibiri. Kubita inkuba cyangwa imodoka urashaka iki? Ubundi byaba byiza habayeho imodoka. Nibwo byaba byiza nabwo nta zindi nkurikizi zindi ziri inyuma. Okay, ngambwira amazina yawe na papa wawe noneho mbibabwire ubwo ngubwo ikijyanye n'amafaranga ubwo nge ndimo ndamwigisha ubwo gahunda zose zijya ku murongo nacyo. Mbwira amazina yawe. Njyewe nta kibazo. Mbwira amazina yawe yombi nyine arashaka gutashaka gusubira muri Tanzania mu kanya. Ya nitwa Nshimye Umukiza Zariya. Nshimye Umukiza Zariya. Zariya? Amazina yawe aba ya papa wawe? Yitwa Rekeraho Eliyezari. Mama wawe? Akitwa Nyirahabimana Berina. Nyirahabimana Berina. Nyirahabimana? Berina. Noneho ya madamu wawe? Yitwa Ikirezi Esther. Ikirezi Esther. Ikirezi? Esther. Muze, okay, ngo mwasezeranye gutaki zingahe? Urabyibuka? Ibyo twasezeraniyeho? Tujya mu murenge? Zari 19 z'ukwa karindwi 2011. Umwaka? Umwaka wa 2011. Okay, sawa, wayanganye gatoya ndaje tubone. Sawa. Nasise hari icyo ubashije kumva gatoya. Ndihuje n'ubuhanuzi mfite. Nasise uwo noneho wanyizera? Ego. Vugana. Ego. Ubuhanuzi babanuye ntahari kunanzi na nyinshi nkuzi. Hari byinshi noneho uhawe. Ibimenyetso. N'urupfu rwawe uko rwateguwe. Ego. N'agaciro k'amafaranga yaho. Yego. Yego. Gaho utawe ujye kunywa agafanta ibindi after tomorrow. Ego. Ukanywe uvuga ati mani urakoze. Mani ishimwe. Wirinde amagambo. Nagukunze ntakuzi. Ndagutabara ntakuzi. Niba ngombwa nzakwiyereka. Yego. Sibyo? Nibyo. Kuko nakubaye ntacyagura ubuzima bw'umuntu. Nibyo. Kano kanya bari ngipfubye isigaye. Bashyiriyeho miliyoni ngo imodoka igice. Kabura uwanabara. Byaba bimeze gutya. Genda uryame ugura agafanta. Teka igikomo ube n'umwana umwati mwana wanjye. Imana itongera umunsi yo kubaho. Nibyo. Zaguha amakuru arenze aya. N'umunsi bizakorerwaho. Urumva? Niba ushaka no kumbona bitegura umbone. Kandi nungire ndumvana. Uzaba ubaye umwana. Oya ntabwo nzabikora. Ni njye nyine wo kukurengera n'Imana yawe nta wundi. Migo. Kandi tuzahura tuzabonana. Naho bizabera uzahamenyeshwa. Migo. N'ibyo bazagutega uzabirenga. Migo. Uzanabifotora ubishyire ku mugaragaro isi yose ibibone. Urumva? Uzahagarare none uvuga ati Mana. Ubwire abantu babwire ko Imana itabara. Icyo ushaka kugira ngo igaragaze mu maso yawe. Zawe ujya mu rugo mwana. Murakoze. Zawe ugira umunsi mwiza. Namwe Imana ibarinde. Hanyuma reka aka kanyuma nako kuri nimero ze zitari gucamo. Kundi nazicishaga muzigacamo ariko ntizigire. Ntago ariko ntazifate. Genda muhamagaye ndimo ndamuhamagara nkabona iri gucika. Ndewe namuhamagaye mbura ntayifatanye n'icyo muhamagaye numva ntiriho. Ubwiye bande nabande? Ubwiye bande nabande? Nabwiye Patrick. Nahamagaye na Paparia ntabwo yanyitabye yanze akazi kamuze.
katumye kayifata pasiteri wamubwiye pasiteri wamubwiye pasiteri ntabwo ndamubwiye wamubwiye ubwo utamenye n'ahantu yakoreye impanuka reka ngo nyine nanjye byanyemeye reka mubwire mubwire ko byarangiye ino saha urumva amasaha y'abandi twayafashe abantu ntibashakaga ngo ibimenyetso njyewe ntanze bikeya mu byo yampaye yego ufite n'ibindi mfite n'ibindi yego urimo urabyumva yego ndetse aho amasaha agereye twabanje kuvuga ngo boss atwongera umwanya ariko ubwo niko programme iba yubatse niba ntawo hari ariko twagira ngo duha abanyarwanda ukuri guhari mbega biragaragara ko urugo rufitanye ibibazo yego baretse hari ikibazo bagiye gusigara bibaza yego kuba utanze ibi bimenyetso by'umugabo yashatse gukorera umugore bireza kirezi ko yaba yarasambanye oya cyangwa akajya kuri video call ntago bikuraho icyaha cyo kuba umugabo we yaba yaramufasha sambana kuri video call yego nibikuraho icyaha cyo kuba yaba amushinja abandi bagabo yego icyakora cyo biramushinja kugambirira kwica dutegereje n'uyu mugabo atuzanira ifoto ya kirezi ari gusambana yego yamufashe cyangwa audio n'izo video ababishinzwe bakabihuza bakabihuza nje hari icyo mbona yego iyaba uyu mugabo yari yemeye neza ko mu mutima we Esther murambiye urimo byumva yari kugana y'ubutabera bakamutandukanya nawe mu mategeko yego byemewe n'amategeko tutarabimenya twe ariko tanagambire no kumwica yego kubera ko wumvise igiti bavuze mu mvugo zijimije ni langage de communication yego ariko yaje kuba yasobanugwe yaje kuvuga ati noneho ati wumvise ko amafaranga bari bagushyiraho ngo ku rupfu rwawe miliyoni ntunzi nanjye sinkuzi icyakora cyo naragukunze ngo utabara utagize ute utanze nibiba ngombwa nzagira gute nzakwiyereka byerekane ko bano bantu babiri bataziranye icyakora ibanga ry'uyu mugabo we wamenye iribanga ntaza gukenera umutekano ahubwo niko mbitekereza kuko leta iratwumva niyo mahirwe dufite yego kuri uyu mugabo we ijwi rye rigiye hanze yego ntaza gukenera ariko nta yandi mahitamo yarahari yego kubera ko nyuma yo kubika k'umugore wapfuye agahamagara abantu batandukanye nk'uko yabivuze harimo uwitwa Papareya uwitwa Habineza Patrick uwitwa yahise agira ate batwongeye yego ingahe 9 urakoze thank you Imana ibahe umugisha yego tubivuge dukubita tubangura yego yahamagaye abantu ababikira urupfu kandi mbere mu kiganiro aya majwi tubumvishije birerekana neza ko ubwe mwijwi rye yahisemo kwimodoka ari igomba kumwica bamwitishijemo bamukubitisha inkuba cyangwa bamugonga cyangwa akora impanuka ati hoya urabona ko zimanuka nibyo byaba byiza yabivuze bubwe niho yabasibanganije ibimenyetso byose kuko impanuka nibisanzwe uyu muntu rero wamuhamagaraga kugira ngo yumvishe Esther bakoze icyo bita call conference call emergence nyine bahuje imirongo bagahuza imirongo ati niwumva avuze uceceke agerageze no kumubaza umwirondoro we kugira ngo hari abantu bataza kwitiranya uwahamagaye n'ugomba gukora igikorwa aramubaza ati amazina yawe nandi my god arivuga ati ndicemye umukiza Azariye mwene nde ari Azari rekeraho nande nyina sinamwumvise mwibuka aravuga ati mwashingiwe ryari ndakumugore wawe witwa ndi Ikirezi Esther umupfumu nuko akora uri murabyumva akenera amakuru kandi none wongeye kumva ko uyu nguyu mugabo uyu muntu wamuhaga amakuru mbere yavuze ati nimero yawe nayihawe n'umupfumu wo mu Gisaka ati ngewe sinshoboye kumena amaraso y'utari wiki urubanza nawe ntamuzi yamana sha amubwiye ijambo rikomeye
ati noneho rero ibi ngibi mbikoreye kugira ngo nyuma na nyuma nibimenyekana abantu bazamenye ko Imana ishobora kurengera umuntu. Amen. Urumviye declaration ibicishije mu biti n'amabuye bikamuburira. Yego. Noneho hari ijambo ageretseho. Aravuze ati ese ari nkanjye w'imfubyi udafite kirengera yishyize mu kingo nkamenya amakuru y'umuntu nshyiriyeho miliyoni ngo nicwe ntafite wo kuntabara. Byagenda gute? Mbega umusamariya w'umunyembabazi. Urimo urabyumva? Yego. Njyewe rero hari ikintu nasaba dusoza ikiganiro. Ibyo yagaragaje uyu mugabo, yego, ntabwo twakuyeho ko atari ukuri. Right. Ashobora kuba ari ukuri 100%, ndetse niba Ikirezi agaragaje si ibimwezaho icyaha ashinjwa cyo gusambanira kuri abanyamwuga. Yego. Yego. Nicyo kuryamana n'abagabo benshi. Yego. Nuko iminota yabaye mike dufite abaturanyi twavuganye nabo. Yego. Urimo urabyumva? Yego. Dufite ubuyobozi bwite bwa leta. Harya ADPR nta akoro yabo yaguhaye? Oya, navuganye na pasiteri wabo ambwira ko twavugana ejo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Ngo nibikunda ko abantu badukurikiye kuri Go 24 TV, yego, tuzakora n'ibindi biganiro biherekeza Chaine. Ariko nka Sedo w'akagari batuyemo ka Nyabugogo, yego, umva icyo avuga ni iminota myinshi. Nuko byari bigiye toshezwa ryo mu rugo. Yego. Ubwo umugore nyine akajya mu rusengero bakabunga. Aho cyane abaye ngombwa ko namubwira ngo umugore anate n'urugo, ariko umugore akanga guturuka. Bande babimubwiye? Ni bande bamubwiye ngo aturugo? Nyine ubwo ngo gukora iryo totezwa no gukubitwa, yajyaga kubashumba nyine akamubwira ati rero niba ubona birimo biragenda gutyo, niko ko mwazanye no mu mategeko mugatandukana kugira ngo muzicane. Yego. Byane by'abarokore rero. Umugore ati ntago nava mu rugo rwanjye. Naho nje. Bihanga. Bya bintu by'abarokore. Nuko. Ariko muri make nyine nubwo bwumvikane kandi n'ibintu ngo byatangiye kiri n'umugeni. Byatangiye kera mu urumva akagari ni kanini kwa kandi harimo inzego zimwe na zimwe zitandukanye zishobora kuba zafasha umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkeka ko mu kagari harya ntimugira abunzi, nta rwego rw'abunzi rubamo? Abunzi barahari. Hanyuma bivuze ko se uretse iyi raporo yakorewe uyu mudamu, hari ikirego mwegeze mwakira nk'akagari cy'uyu muryango nibura ngo mubaburanishe ku bijyanye n'ibyo batumvikanagaho? Hari ikirego nasanze bari ibirego byo byatangiye no mu myaka ishize. Mu mwaka ushize yazanye ikirego, ariko bagasa nkaho bongeye bakiyunga bakamera neza. Ninde wakizanye? Ninde wazanye ikirego mu kagari? Hajemo ibirego bibiri, hari icyo nasanze hari n'icyo nabonye ejo bundi. Icyo wasanze ninde wari wareze? Icyo wasanze ninde wari wareze? Icyo wakiriye ninde wari wareze? Ni umugore wazaga kurega nyine ihohoterwa. Umugore n'ubundi utaraza n'ubundi donc utarageraho. Ndi kukumva. Urimo urabyumva? Reka ni amakuru menshi. Nayo ni amakuru. Ikiriho umugore ni incuro ebyiri ageze mu kagari ajyana ikirego. Yego. Byumvikane ko yahohoterwaga cyane ahari. Ubone ko umuntu yabitekereza. Yego. Kubera ko rero wagerageje kurenga no gutera intambwe urugo rwe n'idini, akajyana ikirego hehe? Yego. Mu buyobozi. Akagerwa n'inama zo kuva mu rugo akanga kubera ubukristo n'uburokore. Yego. Murabyumva? Mu yandi makuru nahawe n'undi muntu nuko uyu mugabo yegeze kumukubita, ubwo tufite indi minota twari kuyacuranga na yarahari. Yego. Amukubita umugeri mu nda, bagiye mu itorero bavuga ko noneho bajya mu butabere by'itorero binaniranye. Yego, birenga idini bagiye muri leta.
umugore nabwo yanga gutandukana nawe aravuga ati mu mwihorere yenda zikosora. Turasoje rero no sabe no bintu ntabwo byoroshye. Amakuru ibimenyetso dufite n'umuntu uyu mugabo amajwi arahari. Uyu mugabo avuga ko yahuruje akimufatira kuri video call. Yego. Mu makuru atanga ntabwo ahamya neza ko iyo video call yayibonye. Icyakora cyo yasanze ngo umugabo yanize umugore we yamufunze kaci aje gutabara. Kandi umugabo yari yambaye ubusa. Yego. Mu cyumba ngo yageze yasanga barimo baraniganira mu cyumba ngo aravuga ati n'ubundi ninguma muri saro baricana kandi nari ntabaye. Ariko se ni igitangaza kusanga umugore yambaye ubusa mu cyumba cy'umugabo? Ntabwo ari igitangaza kuko yari arimo anisiga. Ariko amushinja ko ngo yari ari kuvugira kuri telefone kandi ari kwisiga. Ese byo ntibishoboka ko wavugira kuri telefone irambitse hano kandi uri kwisiga? Birashoboka. Okay. Dutegereje ko n'uyu mugabo azana ibimenyetso by'ibyo avuga. Rero dusoza icyo nasaba. Yego. Sibyo? Yego. Kuko nta ruhande na rumwe kugeza ubu tutabonyeho amafuti. Yego. Yego. Ari urwa Kirezi ruriho amafuti. Yego. Kuko arashinjwa icyo tutaramenya ko ari ukuri cyangwa ari ibinyoma. Ari uruhande rwa Zariya narwo rugaragaje ko hari ibyo ashinjwa ndetse binakomeye. Dore ko byo bifite ibimenyetso. Binafite n'ibimenyetso. Yego. Hanyuma icyo dusaba ubuyobozi butwumva bwategeka abanyamakuru bashyizeho ibi biganiro bisebya uyu mugore kuko nubundi niba bafitanye amakimbirane yo mu muryango. Icyo bafashwa ni ugutandukana. Yego. Ariko mu gihe nta bimenyetso bihari si ngombwa ngo bize mu itangazamakuru. Yego. Ngiye ndumva nasaba ko ibi biganiro bisibwa. Byasebeje umugore. Byasebeje umugore mu gihe hatagaragajwe ibimenyetso. Yego. Uretse ko n'ibimenyetso byaboneka burya nabwo si ngombwa ngo asebwe ahubwo yahabwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iki. Yahabwa ubutabera agomba ariko adasebejwe. Kuko uyu mwana yagize ihungabana. Ibizamini ntiyabikoze neza kubera kumva nyina ngo ari hehe kuri social media yambaye ubusa. Yego. Icyanyuma rero nsoza ubu birashoboka ko yenda hari abagannye inzego bigomba cyangwa bataranazigana kubw'ihungabana. Ariko nicyo ngiye nkunda inzego za leta zikora neza. Nabo babafashe babegere cyane rwose babyinjiremo atari uko yenda bo babasanze ahubwo nabo babasanga bagakurikirana iperereza rya nyaryo bakamenya kuri nyako. Uko niko kuri. Ndumva araho twasoreza. Reka turekere inzego zifite mu nshingano kuturusha zishaka solution y'ururugo. Murakoze. Turabashimiye abadukurikiye kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Twakumvise n'abantu kuri telefone ariko kubiga iminota twari twahawe yarangiye. Reka tuzongere mu bindi biganiro no kuri YouTube tuzajyaho dukore ikiganiro. Noneho naye majwi yose tuyashyiraho mu buryo bwumvikana. Mwakoze cyane yari bahizi Innocent ndetse na Bikemo wakoze cyane turamushimiye. Asante.